Ntabwo ibintu byoroshye habe na gato mu gihugu cya Uganda. Muri iki gihugu haravugwa inkuru y'umusore wahitanye cyangwa se wishe umukunzi we wigaga muri kaminuza ibijyanye n'amategeko, aho uyu musore yamujijije kuba yamusabye ko aza kumuraza akabyanga. Uyu mukobwa ni uri mu kigero cy'imyaka 22 ndetse uyu muhungu ngo yaje kumusaba kuza kurarana nawe ndetse kugeza ubwo uyu mukobwa yagiye abyanga kenshi, umusore bikaza kumubabaza bikarangira amuhitanye. Uyu muhungu ngo bakundanaga cyane dore ko ngo no mu minsi ishize mu kwezi gushize itariki ya 8 Mata 2026 nanone ngo aba bombi bagaragaye mu kabari ko muri uyu mujyi wa Kampala uherereye muri iki gihugu cya Uganda. Ni amakuru aba adashimishije ariko nanone tuba tugomba kubagezaho. Mu gihugu cya Kenya nanone muri Kenya hafi y'umugezi umwe wo muri iki gihugu habonetse umurambo w'umwana uri mu kigero cy'imyaka 5 wari umaze ibyumweru bigera kuri 5 yaraburiwe irengero. Uyu mwana rwose nawe ni umwe mu bakomeje gushavuza abo muri iki gihugu, dore ko iyi nkuru ye yari imaze iminsi myinshi irimo kugarukwaho cyane n'abatari bake muri iki gihugu. Umurambo w'uyu mwana ngo waje kugaragara hafi y'umugezi witwa Ragati. Ntabwo byoroshye habe na gato. Ni amakuru ari updates tuba tubazaniye ari kuvugwa cyane. Nanone kandi umugore witwa Tony Braxton akomeje kugarukwaho cyane nyuma y'uko hagiye hanze amafoto ye agaragaza nyine bimwe mu bice bye nyine by'ibanga, aho abakunzi be n'abandi babonye amafoto ye bakunze kumugarukaho cyane bamunenga imyambarire ye, bavuga ko itagakwiye kwambarwa cyangwa se kugaragara ku muntu ungana nk'uyu Tony bitewe n'imyaka afite, dore ko amaze kugira imyaka 58. Benshi bakemeza ko amaze kugira imyaka myinshi ku buryo atakabaye yiyambika muri ubu buryo. Hari umugore nanone ukomeje kurikoroza cyane ku mbuga nkoranyambaga, dore ko ari inkuru nayo imwe mu ziri kuvugwa cyane, n'uwo mu gihugu cya Zimbabwe. Ni umugore uri mu kigero cy'imyaka 34 n'uwo muri iki gihugu cya Zimbabwe birumvikana, yatawe muri yombi aho akurikiranweho icyaha cyo gufata ku ngufu umwana w'umuhungu muto cyane. Ni umwana uri mu kigero cy'imyaka 16. Kugeza aka kanya rero uyu mubyeyi akaba yatawe muri yombi aho ari gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe. Mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, reka nabyo tubigarukeho cyane. Hari umusirikari umwe mu bafite ipeti rikomeye cyane muri iki gihugu, cyane nyine mu gisirikare cya FARDC, ni mu gipolisi nyine, yafatiwe mu mabandi cyangwa se mu gace k'amabandi, aho bari bibasiye urugo rw'abapadiri mu mujyi wa Kinshasa. Iyi nayo ni inkuru ikomeje kuvugisha abantu benshi, aho bakunda muri iki gihugu nyine hakunda kugaruka cyane ikijyanye n'amafaranga make cyane ahembwa abo mu nzego z'umutekano. Nanone rero iyi nkuru yakomeje gutuma abantu bongera kubigarukaho cyane bagaragaza ko bishobora kuba ari bimwe mu ngaruka zo kuba igipolisi cyangwa se abo mu mutekano muri iki gihugu batitaweho, kugeza ubwo avuga ngo reka njye kwiba mu gipadiri. Reka dusoreze ku makuru nanone atari meza, dore ko ari amwe mu yagezweho cyane. Witwa Festus Moki wahoze ari perezida wa Botswana yapfuye cyangwa se yitabye Imana, dore ko yari amaze kugira imyaka 86
akaba yazize uburwayi. Uyu mugabo yayoboye iki gihugu cya Botswana hagati y'umwaka w'1998 kugeza mu mwaka w'2020. Yayoboye iki gihugu imyaka 10 yose. Yego, perezida w'iki gihugu cya Botswana Boko yagaragaje ko uyu mugabo yabaye umwe mu bagabo bakomeye cyane kandi yagaragaje ubwitange mu gihe yayoboye iki gihugu ndetse yaranzwe n'urukundo. Ngayo nguko, reka tugana ku musozo dusoreze ku mugore uri mu kigero cy'imyaka 39 wapfiriye mu ishyamba ryo ku musozi witwa Mount Kigali. Ngira ngo murahuzi cyane, ni mu karere ka Nyarugenge. Aha ngo yahapfiriye ubwo yajyaga mu masengesho. Abamuzi bavuga ko yavuye iwe agiye gusengera kuri uyu musozi nyuma yo kujyana abana ku ishuri, ariko ubwo yari mu nzira yaje kugwa mu mukoki nyine birangira hasize ubuzima, nk'uko amakuru agenda atugeraho abitangaza. Reka nizere ko umeze neza cyane. Ni amakuru abagezweho, update for updates. Jabless. Ikintu gikomeye mu buzima buri wese atazi, atamye kandi atigeze amenya, ni ukumenya ahazaza. Ahazaza ntawe utifuza ko haba heza, ariko tujye tuzirikana ko hava mu mahitamo dukora buri munsi. Nk'ubu abantu bahisemo kujyana abana babo mu Ndahirwa Brilliant Academy, uyu munsi baranezerewe kubera ko ubu abo bana ari bo ngero nziza hirya no hino mu bigo by'amashuri mu Rwanda. Ishuri rifite icyiciro cy'inshuke n'amashuri abanza, abana biga mu Ndahirwa Brilliant Academy bavuga Icyongereza mu rwego ruri hejuru. Iri shuri riherereye mu karere ka Kayonza, umurenge wa Murundi, akagari ka Karambi. Abana biga mu Ndahirwa Brilliant Academy batozwa indangagaciro ziboneye. Iri shuri ni indahirwa kuko nk'uko ryitwa. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 0782 42 37 cyangwa se 0783 8 Indahirwa Brilliant Academy ni intyoza mu bumenyi ndetse no gutoza abana umuco uboneye. Mu Ndahirwa Brilliant Academy muri Isanga.